Igitekerezo cya Aburahamu. Aburahamu abyara Isaka ashaje. Aha, Sara yari afite imyaka ingahe? 90. Aha. Maze Uwiteka Imana abwira Aburahamu yuko azabyara umwana w'umuhungu. Maze uwo mwana w'umuhungu amaze kuba umusore, maze Imana ibwira Aburahamu kuja kumumutambira Ku musozi witwa iki? Moriya. Ku musozi Moriya. Maze bigenda bite? maze abihisha Sara. arangije afata umuhungu we amwikoreza udukwi, babihisha Sara baragenda. Bageze mu nzira, maze Isaka abaza se ati, ko nta gitambo twazanye turatambike? Maze Aburahamu amubwira ngo iki? Ngo Imana ni wowe yemeye yuko uba igitambo. Saka yemera ko amutamba. Arangije aramubwira ngo nzirika amaboko n'amaguru kugira ngo ntaza kugutera amahane. None ari wowe wari kwemera? Oya. Aha, komeza igitekerezo. Maze arangije mu gufata icyuma ngo amusogote, babona intama iri kuva mu gihuru. Aha. Maze Aburahamu atamba umwana w'intama, nuko ashimira Imana. Yego. Aha, nawe rero ushobora kuba ufite gushidikanya kwinshi, uvuga uti mbese Imana nanjye amaherezo yanjye ni ayahe? Aburahamu yagize kwizera ndetse n'umuhungu we agira kwizera adashidikanya. Ese hari ikindi wongeraho? Oya. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwose bwa buri munsi tugomba kwiringira Imana ko ishobora byose.